Bombori Bombori, ikiganiro cya radiyo Muri. You want another rap? You want another rap? Museveni gabanya rap yawe ngo nubwo bakubeshye ko bumva icyongereza ngo ariko rap yawe bayirambiwe. Gabanya rero, gabanya hano twaje gukora umuganda, dukora ibikorwa byatuzanye. Congratulations Museveni. Ajya sebo. Ntabwo narinzi ko ushobora gutuma abantu babyina kuri ubu buryo. Ubwo rero urumva kubera ko wasuye Abanyarwanda bakunda ijambo. Abanyarwanda bakunda ijambo, nagira ngo rero ubagezeho ijambo bumve n'ikintu wari wabazaniye kuri uyu munsi w'ingenzi. Hiyo nilisikia vizuri kabisa. Mugabanye induru twumvikane, uyu mushyitsi wacu afite ijambo agiye kutugezaho. Muraho Abanyarwanda. Murakomeye cyane. Murakomeye ngamabuye. Aravuze ngo murakomeye nk'amabuye yayandi ya national. Murashaka mbavugire Igiswahili, ikinyarwanda, baravuze ngo bari kuvuga ngo babwire icyo ushaka cyose. Cyishaka cyose. Igiswahili murakizi? Ngo byaba Igiswahili, ngo byaba ikinyankore, ngo byaba Igishinwa, zose barazumva. Ikinyankore mukimanya? Arababaza ngo urunyankore ngo mwigeze murumenya. Abakumenya urunyankore bangahe? Ariko rero Museveni witonde, hano hari abantu benshi batumva urunyankore. Buriya urabona nk'uriya vise n'ibiruta rwose ntabwo mpamya ko acyumva. Urabona nka buriya Rucagu, uramure buriya musaza Rucagu, Boniface, nawe ntacyo yaturamo rwose. Bamubeshya uramubona uriya, bamubeshya nawe reka da nta natora turye. Uriya urabona uri mwegereye, uriya yitwa Tom Ndahiro. Uriya cyakoza ni kakandi katora turye. Ubwo rero nakugira inama wakoresha yenda byibuze ikinyarwanda, nanjye ndakuba hafi yenda ngusemurire. Kinyarwanda nasikia kwa sababu ni lugha moja. Aravuze ngo ikinyarwanda ni fake cyane, ngo ni toto mbese. Kwa mfano kama Rais Kagame anasema umuco, ngo ngiyo ngo Perezida ngo Kagame ngo avuze ngo umuco, umunyankore anasema umucwe. Ibyo ntamwe murabyumva. Unaona yote ni sawa sawa. Umuganda vile vile ni muganda kwa kinyankore. Ngo ni jambo umuganda ngo mu kinyankore ngo ntabwo rijye rihinduka. Rais Kagame nimefurahi sana. Aravuze ngo Perezida Kagame ngo washatse kumukora mu jisho ngo ariko ngo arakwihorera sana. Kufika hapa kutembelea Rwanda kwa mwaliko wa Rais Kagame. Aravuze ngo wamubujije kuza mu Rwanda ngo nk'uwinjiriwe, ngo kubera ngo umushiha ngo Perezida Kagame niko avuze. Tena nimefurahi zaidi. Aravuze ngo byaramubabaje cyane kwenye muganda. Ngo niyo mpamvu ngo yaje ngo mu muganda. Na njyewe natanze umuganda. Aho ngaho urabyishe, baravuga ngo nanjye natanze umuganda. Ngaho subiramo. Natanze umuganda. Umunyarwanda nabo ashobora kunsuzugura. Byose ndabyumva. Murabyumva. Haravuze ngo Abanyarwanda ngo ntacyo mwamubeshya ngo byose arabyiyumvira. Niko bivuze. Byose ndabyumva. kugira ngo rero mwumve neza ko Museveni yumva neza ikinyarwanda, ngiye kuvuga
amagambo mu kinyarwanda noneho nawe ayasobanure mu runyankuri. Urugero, Museveni wumve neza, umuganda si umuco w'Abanyarwanda bonyine. Umuganda si umuco w'Abanyarwanda bonka. 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 Uvuze ngo Abanyarwanda bagira bate? Bonyine. Yes! Ntiwumva? Mumuha amashyi menshi cyane Museveni, mumuha amashyi menshi cyane mw'abantu mwe rwose. Ni umuco w'Abafrika bose. Hii mila yetu ya zamani, mila yetu ya zamani. Aravuze ngo na mbere yuko ngo muvuka ngo mwakoraga umuganda. Umuganda ni umuco wecu wa kera. Museveni oya ubivuze nabi. Baravuga ngo umuganda ni umuco wacu wa kera. Ngaho subiramo. Ni umuco wetu wa kera. Hiyo nilisikia vizuri kabisa. Na hii ni kweli. Mugabanye induru twumve neza icyo umushyitsi wacu yatuzaniye muri uyu muganda wo kubaka iri shuri ryacu. Iyi shuri wanaita? Arabajije ngo iri shuri baryita ngo iki? Wanasema Nyarugunga. Nyarugunga. Nyarugongo. Oya Museveni ubivuze nabi. Ntabwo bavuga Nyarugongo, bavuga Nyarugunga. Nyarugongo. Nyarugunga. 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 Bombori Bombori, ikiganiro cya radiyo Muri.